Bicara tuvugane. Nawe uri muri antwara. Bicara tuvugane. Byari ikintu nagukoze. Bite? Ni byiza. Amakuru ni meza. Ni meza mami. Nisi kuri kuntwara gutyo. None se ko nabonaga hari ibintu urimo kuvugana na tante wawe byari biki mwari murimo kuvugana? Kugira amagambo menshi. Umukobwa w'inkumi mwawe uragenda ukajya kuvuga ibintu byose. Datanyibwirira ibintu yashakaga kubwira. Kuri kumbwira nabi hari ibintu navuze. Nese wamubwiraga ibiki ibintu mugenda ukamwihana ukajya kumubwira ni ibiki uri kuvuga? Umukobwa mwiza w'inkumi nkayo twenda gushyingira ushwaka ifite fiance. Yakubwiye ngo ukirita mbwira. Nukuri mami nta kintu twaganiraga yanyibarizaga amasomo. Ariko ntukabeshye. Nyine reka nkubwize ukuri. Oya uramubwiza ukuri se? Waretse akakumbwira. Nese ubundi ibintu byose azajya avuga. Ese hari ikintu ngize mvuga ko ibintu byose yambashije nta n'ikintu namusubiza. Nta kintu wavuze? Nezere ntacyo wavuze? Yego Rita. Nukuri mami urabizi yuko ntabwo navuga ibintu wambujije. Nta kintu ngize mubwira. Hanyuma ibyo nakubujije gira bivuga. Niba utavuga ibyo mama yakubujije ibyo nakubujije urabivuga. Asa ko muri kumbwira nabi. Hanyuma se wowe uwatangiye kumuha amategeko n'amabwiriza. Ariko ntamuha amategeko singe mugabo muri uru rugo. Nkande ngo mugabo muri uru rugo. Geso ubwiyo niba naraguhaye jari ariko yongereho ubutamwana ngenda. Atasiyo ku mwana wanjye ndavuda nta bintu byinshi. Ukajya umenyerera umwana. Ariko ndimo ndamenyera se wambwiye ngo njye muhana nk'umwana wanjye. Hanyuma se ku buryo wamuhana ukamuhahamura gutyo bigezaho. Ariko muhahamura nigeze mufata mu ijosi ngo nigeze ngo hahamura. Kumba ndi kumubwira nk'umuntu mukuru ngomba kumukangara kugira ngo amenye ubwenge ejo atazaba umugore w'ikigo rye nawe umumama. Cyamenye kwita ku rugo rwe. Harya ubwo umugabo warita muzamupfana iki we? Harya buriya. Ariko masana zaba yahagaze kuri wowe. Rata mami rata abari kumbwira nabi ke ntago navuga ibintu wambujije pe. Yego rata. Kutongeraho ibyanjye ariko. Se. Ngenda yamurekana. Neza. Uretse cyane tuno z'amaboko. Neza sho. Mva. Ubwo nyine ikoreho nawe vuba. Mva none sho iri vubi. Uyu munsi sweet araba sweet. Kamera zaniyo. Ese migani ni sharagira bayoroshye kabisa. Ese wowe ko wambaye gutyo. Si byiza. Isi hora cyambaye gutyo wamunganye. Siko banza yanabirayemo. Mva se je tuje muri club. Nyine kandi na hostinze kandi nyine bisango nyine umeze neza ku buryo niyo none hari saza cyangwa yambaye cyangwa nyine ugenda we uhindure. Sibyo genda nyine wambara utwenda twiza. Ariko ngiye numva katwirira ntacyo. Shushu simujya kungana basi ndabona kizemba natwe dufite. Turangana. Wagiye nyine ukambara wenda. Ndariye kandi namwe banzuriye. Ukuntu ari. Niyo utakambara bishyika gutya ariko wambaye neza. Nse ushaka kugenda wambaye kumazi surabone kumanzo rega tugiye mu bisa nabyo. Tumuhosta nyine. Puchur eke hosta sweet. Asem ngende cyari kureba uno mukobwa ari. Ese ndimubwire muri bwa sweet ryavuye gika namwe musige muri mamagara. None se ari uragira ngo tumenyere puchuri. Umva naho bigeze none sweet munarireke ngumane. Sinzi ko byanze ariko ibyo nyibutsa byanze. Ntabwo mbishaka. Kwera aha hostinze uramusaza yakunda kwita sweet niyo mwakomereje namwe nza sweet yabaye. Sibyo sawa se ntushaka ko ari keza. Ntabwo nkunda cyane ama-nickname ahindura abantu bigoriye. Ushaka ngo ngemi byawe. Oya. Umubyeyi we rero ndi kukubwira nyine wabyutse nabi cyangwa warose nabi birindira bucya. None wese icyo uri bumfashe. Neza bite? Babana nakomeje kubabura. N'ubusa. Yego. Umukobwa wanjye nawe aragira ati mama reka njye gushaka abana i Kigali. Ndamwangira ndatsemba ndavuga ati Angelique
wigenda ntakubura nk'uko bari abana babuze mwese nkabura icyarimwe ariko nyine mbona umwana nyine yabifashe nyine arabyakira kubera ko yabonaga nyine mbimubwirana umubabaro ntuzamukunde nawe tutazamubura hoya ahubwo umva ukuntu ibintu bimeze buri umwana wanjye agenda amukunda baranje ariko ko araruhanye buri umwana wanjye ngeze kurwara ndaremba buriya muri nari ntari mukina ndaremba umwana wanjye akajya ku ishuri akagenda ibintu byose abikoze hari igihe asiba akajya mu murimo twaruhanye rero nubwo yagiye yoza Kigali kugira ngo ashaka ko nabaho ejo bundi ragira atyaza azana n'indi mu rutoki arambwira ati ma nshaka kujya Kigali mbona umwana wanjye ari kwanda bwase ubundi umwana wanjye ko ari umwe mwana wanjye w'ikinegeze ajya kumubabaza amubabariza iki kumva ubwo ari kuvuga gutyo nta n'itike afite mbaniye koje hari ako gasatere muri cya kibena cyacu ndagenda habwira rwose mubabare munguriza amafaranga barambwira ati twagurije abantu ntago barishyura bose rwose nta mafaranga arimo noneho mama Claudine nta wishyura yishyura rwose nakubeshye ubu ndaje urebe ukuntu upfunda imitwe inzu ushakire iti kimwana wanjye Kigali ayakwirirwa rira rwose yewe naho uvuye naho ugiye aka kaguru kayamazeho ni amafaranga rwose kose reba nk'icyo cyenda babakize erega nawe uzitera n'ibirwara bikomeye nase ko nashyizeho umuti w'ikinyarwanda ngo muzirike ufateho bagira ngo kwa muganga amafaranga narayamaze ariko hano ngiye kukwitangira mfite itsinda njya mbikira ndarizi nyine niyo mpamvu naje ahangaha ndabizi kuri perezidate waryo ariko nkakwizera ukazambera inyangamugayo kantu kutambikamo kamabuze uvuga uti sinavuga ibyo wambuje nawe sinavuga ibyo wambuje ntabwo nyine ngira ibanga ariko hagati yanyu ni ibiki mu muvugana by'amahanga icyo mubwira nuko batagomba kujya kubwira uriya impamvu nkubwiye kugira ngo umwana tumwicaza byari ikibazo cyanjye nawe none uri kuvuga ngo hari amabanga mufitanye nayaye oya ntayo ni ibyo ni kimwe n'ibyo wamubujije nyine byo kutagenda avuga attention kumenyera umwana ngo ngere kuzajya umuhamura gutyo kuko numva gutesha agaciro kanjye imbere y'umwana kuki ubutampa agaciro ngo namwibutse ko nkwiye kwitwara nka se uragira ngo ajya nsuzugura muri ibyo byongera uvuga uti uyu mugabo ujye umwubaha nka so byongera umva ko ari nka nyine rero reka nkubwire niba uri nka utari papa we ufite umwitangirizwa ariko ugomba kugira umwitangirizwa kuri uyu mwana ibyo ndabyemeye numwe ngomba kugira umwitangirizwa kubera ko wavuze ngo uri nka ntabwo uri papa we OG ntacyo leta ngaho ugenda uvuge nakubwira ikintu uvuga aho abana bagiye bose uvuge ibyabaye byose uvuge ukuntu atabitagaho hanyuma ndebe uzi ko abagore batakira injajwa ahubwo byahindukiriye mu bagabo sinumva ushyigikiye ko ushaka ko umwana azabe injajwa nibyo twari turivuze se nibyo twari najya nabivuge ariko ibyo namubujije oya ntukajye usakuza gutyo ku buryo ubwira mwana ngo ajye kubivuga aho yibeshya bivuge none abagabo iki gihe mwabaye muti injajwa gusa ariko nabinjira hari umugabo winjira nabinjira nta mugabo wo mu rugo wakagiye avuga ngo urumva ukuntu uri kuntereragana betonde henjira abagabo ntago henjire muka batamamva mwibwirira nyibwira ntabwo nabivuga yego rato ntakimubwira uko nyine abana bagiye ajya kubibwira nyine nagenda bivuge maze ndebe ibyo twavuganye sibyo Hako se ubwo wabaye iteka ari nkayo yose. Nibyo twari dupanganye se. Nje twumvikanye ko tugiye kumushyira hagati yacu akatubwira. Dore ugiye kubivuga byose nibyo twapanganye. Okay ngaho nabivuga nyine so kuvuga ko abana bagiye se. Ubwo bwabujajwa bwabinjira. Hata nyibwirira. Nyine ejo bundi yaraje cyagiye. Nyine byose arabimbajije. Arabikubaza. Ariko nyine ntabwo ngiye bimubwira. Kwera arambajije ngo yakubajije ibiki? Nisuko yambajije ibyawe. Nyine nagiye kubitubwira. Yego. Nagiye kubitubwira. Yego. Tujya kugenda nibwo ari bwibutse. Do isakoshi shaurangura ase naguzi ko nawe dore batayi no kunyumvira. Siko kubera ko ndi bujyane namwe ngenza umva ko na pressure muri kumshira ndumva ndi gushyuha ubwo. Wafashe umwana mari gusa kandikiye mu cyacu kikaza kikatugurira ubona ariko ndi bukoresha amafaranga. Umva. Nyine ongera umwandikire. Yaraberera. Umva kanziri mu cyumba shiri. Nonese. Face show. Bamu ni imodoka mu mbwiye cyakinyanije uya kabu kabira zidufate. Uri kumva show cyakinyanije rero sukiyoka. Kiraza kuza.
ubundi mwariye shandi kubyumva ubundi ucyo Ninjye wawe ni wowe unshyigikiye iri joro muradufite ndumva najya live rero kugira ngo ngire uko natigeze numira abantu cyane ndumva ikibazo nuko dufite akavuyo none serega twatinze nanone urabona amasaha ageze ariko shushu nawe jya muba kihagira kambura wambwiye ubyuze uburyo ndi bufunge neza shushu rwose nawe jya ukura mu mutwe pe tugire vuba amasaha waraborana iskiwe nambaye gute se basi nambaye nk'umuhosta basi subizi ugiye umwe mu bundi wowe mva kanze nisigire mu makida nasuza abantu bakiruka ko tuvuta uba wahishe ubundi kuki waduhisha n'umukobwa arahisha mana we wari gutekereza ko yari iri nese nurasoza kwitera makeup ugiye kwisiga mu gihe urora tumfungiye mu kanya aragira ngo uhite nkabura ndakuza ahita ugatsimba wowe ese bya bindi biri mba nshirira nkanjye ako karabaye koko mana hano mwari kukarondereza mana we ya karapika cyane se mwaje mu babasirimu mwibwe muri mu nokaraho cyazo turagenda duhumura kimwe kandi ntabwo mba mbishaka mutarwari mutarwibyo guhumura kimwe ntabwo biba ari sawa abakwiye kugira impumuro ye urikumva yihariye tukajya kugabana amafaranga wayanzaniye niba wumva bidashoboka nayo nguha uremera ujya kugura nyine reka tuba tubiganireho nk'ubu ngubu urabizi ko kunywa n'amazi ndi kunywa amazi ahubwo nanjye mbanze ngo yego n'amazi witumaramo ntago nabona umuntu ugira kuvoma dore narwaye akaguru n'utwo nsabye natwo aryoshye ko amazi yo kwa Mubirigi araryoha mba nyine nkubwira amafaranga nzayaguhanya kuyahera niba rero ntaho uteganya ariko reka nkubwire nagenda mu ishyamba ryanjye nkagurishaho ibiti n'umunani ntaguha rwose ko jya urabizi igihe rwose burandi inyangamugayo noneho kugira ngo nkure amafaranga ejo twajya kugabana amafaranga tukayabura wagiye kugurisha ibyo biti hakiri kare murangira umukiriya se arashaka kugenda unamundangira ariko ashaka kugenda ubu ngubu wowe ya mama ko ndenge nkwambura ubu nonaha pe mbabarira urabyandika ubisinye ahubwo se uramangara yenyene 5,000 ya nanjye hari umuntu n'undi nari nayatije ndabona nka 2 se byamugezayo nta nubwo z'amafaranga ntacyo kwangana ariko ibyo 2 napfa ko ndabigenza ntera ese we mama Clarisse we burase najya akambira nk'ibindi 2 mama Clarisse nayo yaguha akura mama niyo yaba yafite hari kuri aratavuga ngo yewe ngo nahise ko nta kuntu umeze reba nararwaye anga sigeza nansura n'umunsi n'umwe akata ratambashije ibya Frank na Faith ariko mbazanye nimba nzobari yarabikubajije yarabimbajije ariko mami ntago nabivuga n'ukuri ntago navuga ibintu wambujije hanyuma nyine namubwiye ko bagiye nyine bakahita bakora na telefoni ko twabashakishije nyine ibyo byose ndamubeshye ko yego nyamubwiye ko twabashakishije oya ntago wamubeshye se nagutoje kubeshya ahubwo waramubwiye sibyo yego kandi nese tuze tubashaka mami nyine naramubeshye se nabikubwiriye mu cyumba se igihe twari muri cuisine bwo se nakubwiye ngo tubashake ke nakubwiye ngo tujye kubashaka uko byanga gusa nyine naramubeshye ko twabashatse tukababura ntacyo wamufifitse ubwo nibyo byonyine yego nyine urumva namubeshye ko twabashatse tukabura ariko nawe mama ujye wari utuma mbeshya reba ko wanze ko tujya kubashaka ukanga ko tujya kubare waretse ukambeshya ngo ujye kubashaka niba umwana ari uwa nyina ubwo se wowe uri uwandi wowe nta nyukuri hano twagira murabuzukuru ba Semuhanuka ngaha wowe waje kwa Semuhanuka se guhanura iki woka si mwanze ko tujya gushaka amafaranga wogahanura iki se nese byose simwe mu bitera njye anti n'inshuti yanjye mwana mwihorere nyine niko yunguye afite ubwonko bwe bwaribagiranye hari ibindi byabugiyemo azakora ba Semuhanuka ubwo uraje n'ibyo bintu abyiga azatangira tukana kogahanura mu bintu azajya kwigisha ibyo binagutukana kuko hari umugabo waza nuko nitonda hari umugabo wazatuka agahita gukura neza ko ntitonda ubundi uretse kuba ndi umutagatifu
umuntu wabwira amagambo nkawe gatata gukuramo iryinyo ari umuntu wapfuye aho burira ubwenge nubwo okay no mufrere byibura ho wabera uravuze umva Rita wacu rega buriya mbangira ngo ngukebure sibyo yo kugira ngo ngukebure n'umwana bibonereho sibyo kebura se munakebanye wavuze neza sibyo kandi noneho urumva ujye ugumye w'umukobwa mwiza ubika ibanga sibyo nteko namwe muzagerageze tujye kubashaka pe genda n'abakumbu tugomba kubashaka sibyo rega barakuze nta impamvu yo kubashaka barakuze ibintu byo kubeshya ntabwo nzajya mpora mbeshya buri munsi pe n'igihe njya numva ngiye kubivuga nkahita nibuka ko nyine wanyica pe kuvuga nakundi reka bimire ariko uzi kubeshya umuntu none inshuti yawe inshuti yawe guteze ikibazo rero nawe utuma umwana atatubwira ibintu byose uko byakabaye uyu ngo yabibika si uwawe se yabika nawe ibintu wikeka sinzi ibyari kumva nanjye no gushyuha ufite ikihe kigabo ubundi watumiyeho kandi ko umva babwire nizere ko mutaza kurira ku muntu wanjye wenjye byonyine nizere ko mwazanye n'undi ariko daburetse ariko ushobora ufite ubujangweri nazi kandi kwambara wito wapungira ariko nanjye kwakigisa ese wowe ko mutaza n'inkweto ngo mwambare je nambaye sheri wanjye Yesu we nibagiye kuzana inkweto ngo bigira ute mbere iki ni iki se wambaye ego kama ese umugobwa nawe no umuturage w'umukuru kuramo icyo kintu mani nago wanje inyuma iki nakuramo kiriya gishati kitanateye pasi yasigarane karaka turebera kafe ukeze simbo nambaye neza kuramo ino shati ni kinateye pasi kiraho ngo kano gashati kumva none wambara ibintu bise tumenye ko tugiye mu kabari riga naho studio barangiye nambaye gute mutiza amababa se urabona aragiye yambara neza kubitaho igishati giteye ese uri nakabistri ka black ufite cyangwa white katarimo bino bibara ndetse mwamutije kanzu se shushu ubundi sinabubwiye ngo nafata ibyo ashaka harani harimo imyenda yayibuze ngiye ndambara usibye ko nta n'ikintu bitwaye pe ni kiriya gishati yarashize wagira wakora iyo misatsi basi ukayigira gutya wayihambura wakuraho bino bidodo uko ari ibidodo wambirije gira vuba aho twavuganye gute ubundi umuturage wamudukuriye we turi mu yana okay fata phone yanjye teme gira fast nasokoze uramba yasize nkweto gira mu munsi okay akira umva musoze kanze neza niba tuzategana n'umuzi murasoza mani ngo tugende ko numva nanjye ubwanjye narambaye no kuba ndi hano ese nyine ukoreho gutya nyine wigira n'umuntu wanjye sokoza neza iki kidodo nacyo gikuremo kanze murebere inkweto sibyo babari uwo muntu wawe kamuzanira inkweto ese makorodi ko nzi ko ufite amafaranga y'itsinda wambaye bitanu njye ngurisha ibyo biti rwose ndahita ngushyiraho ikindi gihumbi nguhe 6. niyo mpamvu njye nawe nkubwiye amafaranga nagira ngo nuyanyambura njye nzabashe kuyishyura ariko reka nze nkwizere nyaguhe numemukira ko ubu nakwambura naba ngiye kwimuka kuri uno musozi numemukira kanze njye kuyareba nyaguhe mu nzu nyazana nusubira mu makorodi wampaye 10 oya harimo 5 byonyine harimo 5 hari no kuja kure nk'ubu ushobora kugira ngo tubara harimo nk'umunani ubasanze harimo nk'umunani wayama nta kibazo ntabwo ushaka kuzanyambura amafaranga yandi yitse ku izina ry'Imana nushaka cy'umusara wangurenge ndagakwiye neza mu mashara ndagakwiye Bibiliya cyangwa Kiliziya y'Imana oya wirahira amagambo Bibiliya ndahira je ntabwo nakwambura ya wirahira amagambo mbura umwana wanje Angelique si bumbu munani byatuma nimbuka kuno musozi wirahira amagambo nkayo wa mubyeyi we nanjye nubwo ureba mba nicaye ariko ntayabandi reka nze njye kuyakuzanira ujye kwa micumi kanze nyakuzanira ubundi nawe wanje Imana iguha umugisha urakabyara uragaheka wa mubyeyi umva Imana igukubirima yawe nabonye ufite n'inyoto tudukanyerekana ijyane mu nzu tatumara mbega umubyeyi urankoreye ukabyara we uragaheka nawe ubundi ese ubundi nta kijumba cyarayemo yewe harimo ibishyimbo byonyine natwe natujya turimo akunyuda ariko nikeka ibiki ko mba mfite ubwoba yuko azavuga ibintu byose akajya avuga n'ibindi bitabaho ibindi bitabaho se bwa bivuga bitarabayeho
gahunda ihari rata sibyo nibyo dufate gutyo nicyo twakwishakiriraga sibyo kandi uyu witwa ngo ni mukasko ni sesko ngo iki sesko kusimuri maskire se azajya kubwira ujye ubyumva gutyo sibyo sesko ni utuma nsuzugura siko ndumva ari ibyo ariko wamwita sibyo mu kinyarwanda gitomoye ubwo ni nkajye mwita ngaho oya ugomba kunyita tonto ni mu kindi kirimo ahubwo mukaso aba ari umugore ubwo ni sesko nibyo sepa uzajya uvuga data wawe ariko reka nkubwire sheri ubwo mu kinyarwanda nicyo kinyarwanda oya sinawe ariko ngaho uzibeshya bivuge noneho uzibeshya ahubwo undakariza umwana njyewe ntuka numva ndi umuntu mubyaye ntuzakora umwana w'ingwe we kuko ushobora guhura n'akaga none ingwe y'ingore y'ingore wabishyize se ahubwo ingwe burya y'ingore ntabwo izi guhigahiga intare y'ingore urumva ariko ntuzongere n'umunsi n'umwe niba tuganiriye iki kiganiro ni wowe ubizanye ukazana ibintu tutaganiriye dusanga hari ibyo wenda yaba atatubwiye ariko ritarata wabitwibwira ariko areka kubitubwira ko atibagirwa uyu nguyu yuko akiri muto y'ubwonko bwe bukora hari ibyo atatubwiye yibuka byose yabivuze wimuvuna wikomeza kumubwira ibindi bintu ntugafate umwana ukiri igitambambuga kirimo ibintu biremereye izo mpuhwe nk'izabihe nazo nigeze nkubonamo iwacu ntabwo ari uko batureze reka Jorvis man cyari gukora se Salam man fresh man cyaza wallahi nawe meze bitse fresh bro Racham ibaze ko wallahi kiri gukora wa naye nende ku gaspo karibu man salam meze bitse umusaza fresh man nanjye nibyutse nkora gasporo cyaza wallahi sinjya mumenyera shaka amazi kabisa Jorvis mu amazi man wamaise n'igikombe igikombe se Frank come on nese ndagwera nta gikombe man nta bikombe mari tugira tumwije gutyo gusa nabirenze umuntu akanywera gutyo gusa nta gikombe wallahi amazi nese baye amazi aratetse man sindi bone wa kafite biteto mujene umukuye man ndabona ari mu gikoma kabisa ari ndende to shaka amazi atetse man amazi atetse wallahi muri geto yanjye urumanga ataryoshye se ni sawa natanera gripe yari urugore gripe kurusha ibyo vumbi ufite ku mupira mujene sikasa nabi man shamana nyine simvuye namamagaye se njye kumureba mupite tuziranye kubaza mari nyine to narinjira iby'amagata nanjye rero yambwiye ngo afite nimero yanjye ngo arayo sane afite yonyine ngo yahuye n'ibibazo ngo bamwibye byatanje nyine ndavugana nawe ariko ntabirenze tu Frank man shambure ngiriya sibyo ndadukure ndashaka koga kabisa ureba kuryama ufata ushyira amazi mu ibase ugenda ukarabe ibintu turaza kubiganira mu masi byose nari mana umpitse nyine bamwita Frank nyine yamamagaye arambwira to akiri ubufasha bwanjye nawundi muntu yakwitabaza muri Kigali akoranye n'abantu byatanje naganiriye nawe gusa navuze reka muzane turumva twabanye kuva kera ndavuga reka muzane ubwo ndaza kumenya situation y'inyuma ariko yambwiye atarabaranga iminsi mike yashaka family ye and then azahita yicumukira tu je kubazi man ni iminsi mike tu guys man kuse kubutanda buye bro mwiriwe tumeze neza buhoro buhoro nari mbahamagaye ngira ngo ntabwo mwamenye n'ibyo birumvikana nta nimero yanjye mufite ni wa mama wo muri Amerika wazanye n'abandi bantu aho ngaho turimo gushakisha abana babiri twabuze
nyine nagira ngo mbabaze hari ikintu mwagezeho mu bushakashatsi mwakoze se telefone ntiheruka aho muhaheruka icyo gihe ntacyo noneho nyine mwebwe mundangiye ako gace mukambwira wenda nk'umurenge akarere se cyangwa n'akagari buriya mu mudugudu nyine abantu baba baturanye cyane baziranye ntabwo byangora oya sasi mu Rwanda igihugu cyacu gifite umutekano ndumva ntabwo bafite ahubwo keretse nyine nzahera mu nzego z'ibanze nyine njye nko mu isibo cyangwa mu mudugudu bizaba byoroshye ariko nukuri ndabashimiye ntabwo mwatereye iyo ngiyo ndumva hari icyakozwe sawa murakoze nanjye nimbabona nzaza mbasobanurire nyine mbabwire uko bimeze sawa murakoze mugire akazi keza shama Marita icyo nzi cyo izi nshingano wirengagije zizagukoraho